nta muntu usinda agana ku rukiko nta muntu wambara ingofero ari ku rukiko nanjye nigeze kujya ku rukiko batabara mu respo yari afunzwe ndibajwa njyana ingofero bari bamitanye nta muntu ujyambara ingofero ku rukiko ntawe ishaba turagufunga byora wambara ingofero ku rukiko nta muntu wambara ingofero ari mu rukiko none je nararengereye inywera y'agape umuntu wasinze akajyana y'agapeti koko yakora mu mugabo ubundi y'abarundi baba baramukatiye hafi nk'ukwezi wowe waraye muri abanyamakuru barasuzugura kwezi urabona akajagari bateshe hano kubera umushinya aravuga ati wowe ibyabo bagenzi bawe bari gukora hano urabyicuza abari njye ujya none se cyaha ni gatozi none nawe ushaka ari gutubarega urumva njyewe ese cyane ni gatozi njyewe bashatse impamvu ishobora gutuma nta karamu none bakimara kunywa abanyamakuru bose ko bahise batanga hatangiye kugenda umwe mu nabaye igitambo ngo bamaze kunywa babibonye ko banwaye banyuzeho n'amamoto baca umugani niba urambiwe abafotogarafi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atizihiye ubwiza n'ishema ry'uwuriwe gana Timu Kwizera umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Timu Kwizera wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe Timu Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nkaho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho hari inzoga bita umumanuraje iyo uri umugore wayinyweye umanurije ijipo yari umugore wanyweye umumanuraje aheka umwana muto umutwe ku kibuno amaguru hano iyo ntabwo ari filime koko umugore wa saa sita z'amanywa yahetse umwana mucuritse yaka ko ukunda agacupa nk'iyo ngiyo ngo ni umumanuraje nawe ugiye impapuro cyangwa mbabwire abantu barimo kunywa inzoga z'inkorano zo muri iyi minsi hari n'urwego rwize kuza abantu barunyweye barahuma nzovugisha ukuri utaraba umusitari wanywagiye bagiye mureka kwihakanaho reka se mbikubwiye ikigage nakinyweye umugeri Kigali mu gahinda ariko gihe urwego ntarwo hari uko wenda wagize ameruka umusitari ubu ngubu ukaba usigaye nywa agapfundikiye ukaba usigaye nywa kanorizi ugiye kumwira ko mbere utamakuru rwawe mbere njye nakoraga amafaranga wakoraga ikiyede wanywamo norizi ikiyede se nahembwaga ngahe twahembwaga ngahe muzamugera i Kigali nimumara gucya ngo ntabwo wanywa urwawe nyine ikiyede bahembaga buri wa gatandatu ukaba ufite nk'ibihumbi byawe bijya muri 7 baguhembye 7 rero kwa gatandatu Primus yaguraga ngahe se ko yaguraga makeya yaguraga 240 ingahe wafatagamo nk'icupa rimwe ukagura n'inshuti yawe umuyede kazi ukamugurira nawe ukamugurira kandi akenshi agiye mwabaga mwibye n'imisumari mwagurishije amafaranga bavuga n'imisumari none kumva ko abari bo bahombyaga bakire bakatuma ibiro nka 5 by'imisumari agatwaramo ese niwibuka ko na Yesu bajya kumubamba ku musaraba abasharupanse bibye umusumari undi Yesu yaragenewe imisumari ne amukubita 3 umwe mu maguru undi mu maboko buke baramubamba batwara umwe undi barawutsimba Yesu yaragenewe imisumari abasharupanse rwose kugira ngo muzajye mu ijuru birabagoye cyane ubwo bari bamugeneye n'uwo muganga se ngoja mu maboko Yesu yaragoye kandi yagize umusumari 3 baje mutete undi bari kumubamba bari kugira bati umusumari umwe hariya na hariya na hano ine esa nzovu wena tukiraho ngaho wenda unyangana ngwazi iki kibazo gatoya niye mpamvu Yesu yabaye arabambwe Yesu kugira ngo bambwe yaje mu isi aje kudupfira ahageze ahura n'abagome baratangira baramugerageza bagera bite Yuda aramugambanira aramusoma iyo mbonye abantu basoma nukuvuga ngo nanjye sijya nemera umuntu ubugome bwatangiye kera ubugome ntabwo ari ubw'iki gihe ntabwo kwica abantu bitangiye uya nacyo baricanye Yesu barabishe gahini se yicabera intubi kandi bari bafitimu nukuvuga ngo abagome muri abagome ubwo bugome bwanyu ntabwo ari ubw'uyu munsi n'ubwa kera mwavukanye
hari abantu b'abagome rwose batabwize babuvukanye kamere mu ubwo wabona ngena yakamwana twinywera agacupa cyane cyane adepe kaba ngo yakamwana ntibazajya mu ijuru oya nose nkubitwa nziriki bambara samara cy'umweru udakubise abuze gukubitwa n'umuntu waguhaye ituru nta kibazo akamondaga akankoye nese ko wakubitwa n'agaturu atakaguhaye njye ahubwo njyewe nkubitwa n'abo nasindishije bibaza ukagurira umuntu inzoga akanywa wamara kumusindisha atagushimye akakwitura ku rugo njye nize gusindisha umuntu birangije arandihasha noneho abantu utaguriye uzi ukuntu baba bari kuvuga ngo reka gukubita si wowe wamusindishije naho se nanone iyo urimo kurwana n'umuntu wawe bazi ko mwakoze kwaje kwapura iyo agukubise uzi ko ntagutabara bavuga ngo nimumureke ngo nimubihoye ngo mwakubakiza ngo ni umugore wiwe ukarinda uva nk'umwuka bavuga ngo ni umugore wawe ngo akakomeza akaguhonda nta gihugu kiza mwana bakweni noneho yarakubabariye umaze kabiri abantu nabonye batabara abashi baratabara uzibeshye ukubita umushumwe bose baragukubita bakagukubita nizo ni nk'abasazi nako abarwayi bo mu mutwe buriya indera mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe iyo wibeshye ugakora ku musazi umwe bose ntabwo bavuga umusazi bavuga ufite ubumuga bwo mu mutwe ntabwo ari ubumuga ni uburwayi bwo mu mutwe nabwo ese ninde wamugaye so buriya wowe mu mutwe ni muzima nyine yaka mvugisha ukuri ntiwagiye indera wagerayo ukamarayo iminsi bakugeza utarwaye mu mutwe uburyo agenda ari nasinze ariko none se ntibahise bandikwa basanze ari agacupa ufite ubumuga bwo mu mutwe ngo mugufi yature cyangwa nawe wakoresha bamwita gatatu niwe murareshya niyo nkubonye mpita nibuka gatatu ukajya ngo ninjye wirirwa mu gipangu yambaye gusa ntabwo ajya yambara imyenda ni umugabo yirirwa mu gipangu ari kuri mucaka ni umugabo none se yaka hariya indera nta nubwo ajya ataha yayigize nk'iwabo mu rugo igitsina gore n'igitsina gabo mwese muba murwariye ahantu hamwe abakobwa bari ukwabo ni ukuvuga igipangu cya mbere wa musazi wa mbere ukihagera ahantu utangirira ni muri A ibisazi byatangira gushiramo bakujyana muri B noneho muri D ni mu bagore none se wavuyeyo umaze kujya muri kangahe wavuyeyo umaze kujya muri kangahe natahiye muri A ntabwo nigeze njya muri wamazeyo iminsi ibiri ariko nzovu ngo birimo biravuga yuko nkuyaka nyine ngo asigaye yabaye inshuti ngo na muri ribu basigaye magenda amapipo z'akahita ataha oya karakomeza ejo bundi nabwo naramubujije yakanuzongere gusaba ugana ku rukiko nk'uko amategeko yo ku rukiko nta muntu umwe ku rukiko nta muntu usinda agana ku rukiko nta muntu wambara ingofero ari ku rukiko nanjye nigeze kujya ku rukiko batabara wo muri Espo yari afunzwe ndibarirwa njyana ingofero bari bamitanye nta muntu ujya wambara ingofero ku rukiko ntawe ishobora tubagufunga wambara ingofero ku rukiko nta muntu wambara ingofero ari mu rukiko none njye nararengereye inywera y'agapeti umuntu wasinze akajyana y'agapeti koko yakakora mu mugabo ubundi y'abarundi baba baramukatiye hafi nk'ukwezi wowe waraye muri mwe bituze ariko ntabwo nakanywereye mu rukiko nakanywereye inyuma y'urukiko n'ukundi igitsi igipangu nakanywereye inyuma hanze y'igipangu ujyayo wamenetse ariko nari nasinze njye ntabwo nigeze ninjiramo ngo nari gukora interview inyuma y'igipangu cy'urukiko ntabwo nigeze ninjira mu gipangu none se bagufunze bakoze iki njyewe ikintu nazize abanyamakuru bari batesheje zagara aho ngaho batesheje rwaserera babaye benshi abanyamakuru se barabafunze ntabwo babafunze buretse gusobanurira abafande yararakaye abona ukuntu ibinyamakuru biri bitubaza urabizi n'akavuyo kabo abari njyewe ubigenderamo baba bafite n'umujinya ubwo n'atariki bahemberwaho ibitarajya bafite inzara n'inyota ubwo si icyo gihe warahembwe nangize ngo mvuze ngo bafande baba bafite oya mbwira icyo gihe ukora ikiganiro warahembwe ko nzi ko ziriya tariki bari batarafatara amafaranga 22 ndakubwiye gusa cyane zizi njyewe kiracya
kirasirana n'ubwo nyine ariko wenda igicona bavuga ngo wenda nanywereye inzoga mu ruhame cyangwa se ariko afande we ni abantu bamusajije kubona abanyamakuru bagira akajagari urabona fata ku mavuta yari agiye kuburana n'isi muheta agiye kuburana abanyamakuru bari bameze gutari benshi noneho nawe uri umupolisi wabonaga ko bateje akajagari mu kabo ari kamera kuki batafunze abanyamakuru bagafunga yaka ngewe impamvu nafunzwe ni agapeti nanyweye agapeti we bagufasha nk'aho wasize mbere bafashe nk'aho nasize noneho kubera umujinya afande kubera umujinya kuko njye hari ahantu afande yaranavuze ati aranabivuga ndi kubyumva ati abanyamakuru barasuzugura kwiye urabona akajagari bateje hano kubera umujinya aravuga ati wowe ibi by'abo bagenzi bawe bari gukora hano urabyicuza abari ngewe ujya none se icyaha ni gatozi noneho nawe iyo ushaka ari guhita ubarega urumva ngewe ese icyaha ni gatozi ngewe bashatse impamvu banshakira impamvu ishobora gutuma nta karamu none bakimara kunywa abanyamakuru bose ko bahise hatangiye kugenda umwe ngo nabaye igitambo ngo bamaze kunywa babibonye ko bantwaye abanyamakuru bose banyuzeho n'amamoto baca umugani ngo niya nsina ngufi bacaho amakoma barebye gufata abanyamakuru insina ngufi n'icibwaho urukoma ubwo wabaye insina bacaho urukoma banze gufunga abanyamakuru kuko ni ba bosi bawe bagukoresha bafunga wowe bafunga yaka nuvuga ngo yaka yabaye insina ngufi hanyuma abari buzira abagenzi nanubwo n'abagenzi be kwanza ugazira abanyamakuru aba igitambo cyabo ahubwo se baranahembwe sha nicyo kibabaje wasanga nanayabonye basanga yarafunguwe afite inzara iki bagiye kwa gasuku baramwondora ariko bamwondora ikisi bamwondoye nabo bagurisha amakuru yiwe ariko gasuku yazazi hene yose neze akasha ejo ndiko twagiye ni ari isamake wenyine inyama se bayakujya ngo ari ese ngana kuri abatari ubwo rero mu bisanzwe ni ukuvuga ngo gasuku biriya bikoze byo kugira ngo atwike gusa yagira ngo yerekane yuko yafashe umuntu ufunguwe akarimo kumuzimanira ibintu nk'ibi umuntu ufunzwe umunsi umwe urayemo hari icyo aba yabaye yaka biravuga yuko gasuku ihene yagaragaje muri mu kiganiro iriya hene ntayo wariyo bimeze bivagesha ko izo warezingana ziteyaka iriya hene twarayiriye gasuku aragabura iracano ya gasuku medi iracano n'igabura nabo babandi bafite uducano tugura kareti cy'R5 yakawisebya ejo niko twari turiyo akotsa amasamaki abiri harayo wari ari amasamaki abi bisamake binini uko nzavuga ko yari amasamaki weje ye n'amasamaki nari dore ndi muntu ugabura hano ngiwe nkarya ngaha dore uyu fani fani ese yaka mujye mu banyamakuru mugiye kunze inda iwari ni mwa mwatetse nazajya umunyamakuru ngaburira azamemba amafaranga twavuganye pana kwangwa aragushukisha ibiryo ngo cano ngo yagasuku n'igabura ubwo nushatse kuba ko yakakorera ugiye kuva ko ngiye ko nkorera inda nyihu ukorera inda nyi uravuze ngo none se niba ngiye nkarya nkanahembwa ngo gasuku ngo niugabura ngo yagwa inka ihene yose n'amabyura arya byose hari n'undi munyamakuru y'amahene yose ngo ubaza kabiri turya ifi oheruka kurya ifi wo ifi kandi nzavuga ko yaziriye wenyine ko turi igisenyi uziko igisenyi mafatu na nabyo igisenyi ni weruka kurya oya yaka nzavaragira ati gasuku yokeje amafi aya wari ejo bundi tujya ayarya wenyine mwebwe arabindi janayiriye urata nzofu impamvu atariye kuri iriya fi hari undi muntu waje bita 5 guys yashakaga interview nzovu kwa gukunda udufaranga yirukira kwa 5 guys ajya gukora interview asanga ifite urayima asanga mwayimaze nze ngubwe akanagiye ko amafaranga yukoreye amafaranga yafi wayigurira nakoreye amafaranga njya n'isamaki ntahamna nahaze ariko se ko mukanya umbwe ngo ama YouTube channel mutsahagaze waramutse hagaze iyo fi wakujya kwirira he utarigeze unayigurira uravuze ngo ngiye nasubira mu buye uzabaze ngewe ndya gafi buri munsi ngo kaba kamaki tomusoni indagara z'indundi isambaza ziturutse Rubavu ngewe buriya niyo nshatse kurya kawunga
ni indagara z'indundi cyangwa ni za ndagara za Nyabugogo ziba zifitagaho umuntu azi ko kameze. yazira za Nyabugogo nawe njye ni indagara zitaga z'indundi uyu cyangwa se ziturutse muri Kongo ziturutse Goma ubu nkarya akawunga kanjye nkarya ngo uracyibuka ku manyu oya yakaba uretse kugenda uracyibuka ku manyu ntabwo ujya wicara hamwe yaka nawe yicara hamwe mu kiganiro yicara agenda ibyo yigeze kuri bazara no mu diaspora turi kuvugana video call myereka yaka Ega buriya impamvu ya kamwana ahaguruka buri kanya impamvu umuntu ahaguruka buri kanya buriya impamvu yakaba umusirikare njye mbasobanurira nta musirikare uguma ahantu hamwe kereka umusivili kuko yakamwana abacunga umutekano hirya no hino ubu se tuvuga ko ari kuducinya umutekano none niyo mpamvu ahaguruka buri kanya rero ntabwo ajya yicara ahantu hamwe yakamwana ya ntacyo reka dusoreza ahangaha dushimira abakunzi bacu abatwumva by'umwihariko abo mu rurimi rw'ikinyarwanda abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze muri Amerika ndetse na Canada by'umwihariko dushimire abadiaspora we bavuga mwana we bamaze iminsi bamenamo amafaranga babona nsigaye nkeye nambaye neza mpindura umwenda buri munsi nshimire umutako maze ngushimire nyirawo bamwita Olivier nshimire umumama w'umurundi ariko aba muri Amerika n'ejo hari amafaranga azama nshimire na Mugisha uba Chicago muri Amerika bose mbese babaho ngaho banje kuba turabashimiye cyane saa